Ndi papa sava. ariko nukuri kwibana gukomeza kandi nureke mubwire muzajya munkumbura nimwumva ngo nyiragitaro yashizemo umwuka benshi muri mwe muzajya oya tugukumbura aho tuvuga ngo tuzatubize nuko nukuri ariko tekereza we umuntu akaba ari aho azi ko afite umugabo akicara akadamarara utuzi wapi buri kimwe cyose ngo araza noneho yagera n'umuntu atangira akabirinduka akarakara agasa nk'ubwije bwiriye kure namwe nimutekereza ubwo urabona narizi ukagenda ukabona yabaye ubururu n'umukara wapi we nyamara nimureke mbabwire mbabwize ukuri kera cyaraziraga kikaziririzwa kubona umugabo ukamutanga kubyimba ukagira ngo ni ikidufu cyageze mu mavuta ariko se ntekerereza aba yakugize ati niyo yaza aca igiti n'amabuye ntugomba kuvuga uryuma ikintu cya mbere buriya rero ukora mureke nyibabwire muzi ko umugabo adashobotse nako nta n'umugabo udashobotse ubaho iyo uzi ko umuntu agira reka mbivuge neza inenda ukaba uzi ko umugabo wawe mbese akunda kuzana uburakari urumva vugiye hariya kandi umugabo yaje aratangira hano hantu kuki mwahitumye kuki ugatekereza uti se mana ko abana bagiye ku ishuri umuntu witumye mu muryango nini kubera kwiyenza noneho ubwo uragenda ugacakira nk'akajerekani k'amazi ukayasoma akaza ati mbe nyiraruna ce ateko n'uru runtu ntirunavuga ce akitoratoza wowe ubushakisha iki ukuntu mwita wenyine umushakira buri kimwe cyose arega mwabantu mwe burya umugabo ni nk'umwana cyore dorere umwana bakeneye iki umwana bakeneye ako kantu dafite abakeneye kwitabwaho buriya niyo waba ufite umwana ari kurira wamureka da uti ndeba uko nigeze ariko ukita ku mugabo we umugabo ukora ku mwana ariko si binini umugabo mbese urugero ntitunabyifuje ko wabura umwana ukabona undi wabura umugabo wawe uwagaruka yaba ari umugabo wawe yaba ari umugabo ntinumva ko ari umugabo wundi umva ko waba ugiye mu ntera ya kabiri akantu rero nibuka kubabwira mwakobwa mwe uriya umugabo hariya epfiriya mu majyepfo bakunda ku isuku pe iyo suku mukayitora mukayimenyera shanga buretse mbanze mubaze mbere yuko nyine ubanza kugira muri ibyo ngibyo bya hariya hepfo nese ibyo majyepfiriya se ibyo waruvuze uruzi ukuntu nese ibyo nyine waruvuze byo kujundika amazi ngiye ntabwo mbyumvishije ngo ufata amazi ukayanywa gute amazi se ntabwo yazi oya nyine ngo urayafata ukayanywa umugabo ari kugutunganya ntabwo nyine nasobanukiwe nyine umva ufite wenda umugabo ukunda kuza akitoratoza kuko sinavuga ngo umugabo mubi nanone ukoresheje ikinyarwanda gipfuye umugabo uza akakwitoratoza akakwiyenzaho rimwe na rimwe wundi yamvuge mbone ko nashatse umugore udashobotse bamwe bakwiyenzaho n'ikimvuga nzishakira abandi wowe uyu mwumvise ahingutse araza ngo mbenye runa abazi n'amazina yawe ugira ngo se yari abagabo se ayibagirwa amadudu niko ye mbese ubwo kiri mu biki wowe urikata ukagenda ukinywera amazi ukayasoma ariko nabo ubu bashoboka nta ngo bitagira bubuye mbanze subiza uyu mukobwa noneho nyine amazi ukayasoma wamara kuyajundika ukayihorera buriya n'umuhanga ngo yatumurira ajunditse amazi ukamwihorera akitotomba aho aturiye itwe wenda ashobora no kuba yaje yagasomye akagenda mu buriri akiryamira y'amazi ugasohoka hanze ukayacira umugabo bimukoze kabiri gatatu ariko ubwo umujinya we yakundingira kuwutanga hari akantu gatoya ugize ikibazo nimba aje nk'uko nguko wajunditse amazi akagutuka mu mutwe urumva abantu babana muha mufite ibyo mwapfuye abakera byagendaga gute uwa kera yarakoraga
agace ariko uzi ko wakubitwaga nk'ingumi koroso mu gitondo bakubaza ngo wabaye iki ukavuga uti wewe utinikubise ku rukuta dore rero ko umugabo ashobora kuza yavuga ugatangira ugakubitwa wamara gukubitwa ukabivuga yego wenda ibintu bigenda bihinduka ariko hari akandi kantu ushaka kubabwira burya kera kaka wacu bajyaga batubwira ngo umugore niwe wikurira ishyari niwe wikurira ishyari se murarizi umugabo kuba yagushakiraho undi mugore ariko si umugabo araje yiriwe mu kazi yananiwe buri kimwe cyose wiriwe mu rugo araje ntuzi naho yavuye ntuzi n'impamvu umubajije ngo mbese ko utatebutse watinze mu kazi yagusubiza ngo ariko ntibirashya wagenda zawe wiriwemo zikakugaburira wa mubyeyi we wa mukobwa we wa mudamu we mwebwe mukiri bato umugabo iyo umubonye hariya araza rimwe na rimwe nk'uwiyambariye ikoti ukarimukuramo utishyari reka mufasha ukamukuramo inkweto ukamukuramo amasogisi ukawashyuhije utuzi uramwuhagiye umukoreye kimwe cyose hanyuma noneho ukabe no kumucyurira ariko wowe ushobora ngo ariko nturaje ngo bifatwe ngo dore birango ku meza wagiye se bakabikugaburira ibyo bintu mugomba kubigiramo ubwenge bwinshi noneho ikindi nibuka kubabwira mutaza kuncika ntakibamenyesheje mumenye neza wananirwa wakora imirimo buri kimwe cyose umugabo ugomba kwitabwaho atari na bya bindi mugera hariya hantu ngo ndiruhiye ngo ndananiwe yuma amahoro abana biriwe bandirana nahinze na buri kimwe cyose uzabikora umugabo ishuri 2 azigendera yishakire madudu cyangwa yishakire n'undi cyangwa yishakire ngo mwarakaranyije ariko urakaranya n'umugabo uti ko nakubwiye ngo umugabo ni nk'umwana uyu mukubise ntabwo umubwira ngo ishari wanjye agahita yishima umugabo se wamurakaje bwo ukanya gato ukamufata neza ukamuguyaguya ukamusiga utuvuta dore bamwe ngo barabaye nk'urugagara wakora ibirenge we ugasanga n'umweru nk'urutare rwanuza rwajya nk'uko ariko uriya mugabo umusize utuvuta muko ejo yagukwepa akajya ku wundi mugore wamugaburiye ku gihe wamufashe neza mu buriri buri gikorwa cyose ukamwita uriya mugabo yagushakiraho undi mwabaye mureba abadamu ba kera ntabwo barwaraga ntibaruhaga ntibarugiraga indi mirimo ituma bananirwa none se utari mu bitaro utarimo serumu wambwira ngo wananirwa ku buryo wakwakira umugabo ntarekwaye umutwe se uhora urwaye hako mwabaye mureka umva imusi urwaye umutwe ejo urwaye mu nda ejo wundi urwaye ibikanu ejo wundi urwaye ijisho urutoki umunwa izuba ibyo bintu byose ko uhora urwaye ni abantu mwerega ni inama mbagira nababwiye ngo umugabo yitabwaho kuri buri kimwe cyose isaha ku isaha ukumva nyine ko umugabo ugomba kumufata neza ejo n'ejo bundi atazagucika akigira ahandi wahora se umwoza ku nkeke urwo rutoto ngo uvuye mu nda yangu uvuye mu bagore ngo utanamubonye ubwo urumva hataguhinduka akakwihorera n'iryari none se ko numvise bavuga ariko nyine numvise ari abadamu bariva ku isoko nyine ngo uyu mugabo nyine ngo mworoheye nyine kwigira umuntu nyine ngo woroshye ngo uri igicucu n'ikimara nyine ngo gupfusha ubusa nkaho urava akazi ubwo muraje mu bapangire mwigire ninja ubwo muraje mu bapangire mwigire ninja mwigire babandi bajya gusereyinga ngo no kumasura nuza uvuge ngo nawe ngo gusanza umugabo ibyo bintu ni bibi rwose dore haveho bya bindi byo kuvuga ngo ni uburinganire ngo mugiye kuringanira n'abagabo mu buriri muringanire mu nzira muringanire buri kimwe cyose muringanire n'abagabo ibyo bintu si byiza hari ikindi kibazo mfite ndakumva abantu ba kera uko twumvaga nyine umukazana yabaga aturanye no kwa sebukwe ari nyine ari urugo rumwe ariko ari amago abiri ugasanga nyirabukwe na baramukazi be baramwanga wenda bakanamwangisha n'umugabo ubwo aho ngaho urumva iyo byageraga ku ngingo nyine bagiye mu majyepfo ubwo urumva umudamu yakuba yisanzuye kandi na famiye itanamukunda urumva yabaga yishimye gute ibana nayo mu nzu se hano se ni bamwe ntibabanaga nabo babana mu nzu se ubu se muzi ko kera ngewe ubuhamya natanga nari ifite data wacu wari ufite abagore babiri banabana mu nzu uyu munsi akabwira umwe ngo wowe urateka isosi wowe uteka imboga urateka imboga uriya ateka uburisho
umuntu akaba azi ko azi guteka ibijumba undi agateka ibirayi n'imboga. Kera abagabo bari bake se ubu si ubwo babaye benshi bo kugira ngo mwice nabi mutabubaha ngo babaye benshi. ibyo waryamana n'umuntu mwarakaranyije ko ariko kurakaranya bivuze kurakaranya n'umwana oya reka nkwereke Suzana ukurakarana umwana kwa kuruma uri kumwose ntago wongera ukamuha ibere kutamurakarira se ngo umureke. ariko se nababwiye nyamara muzabishishoza mubibone mugire mute ariko mumenye ko umugabo nabasobanurire ko ari nk'umwana agomba kwitabwaho pe. nushaka kubwira umugabo ngo wananiwe nta nubwo ushaka kumubwira wananiwe ariko rero uri muracyababwira ndapfa barimo barangiza bose banyishe burundu babica umuntu ariko umugabo ugarana nyiragitariro ku buryo ujya kuboneka kuri mureke mbabwire nta n'ikintu asigaje umuhogo wuciyemo kabiri ariko zisasa ubu mpoye iki koko uyu mukobwa ndosa mpekenya uyu mukobwa moye iki niko ubaye iki ko nde ureba nk'incira nakugize umugome yewe uri umugome uri umwicanyi ukwiye gupfa. uyu muntu se duhuriye ese byagenze gute niko sasa nakugize n'umukobwa cye nabonanye nawe sasa tubwire byagenze gute. siko yaranyiregeje ese habaye igitutu tumenye umugome uri shangazi ngabo bagenzi bawe babwira icyo umoye babwira njye utari uri shangazi none se hari utabizi harega abantu barumirwa gitari uri shangazi wowe uri shangazi. ariko se sasa tubwire ukuntu byagenze. neza ariko meze neza cyane kubona namaze kukwatsa umva cyane karitsiye yose none isigaye nyibazaho iki none karitsiye cyane harimo n'abagabo uyu bagabo urumva nubwo banyibazaho rega ntabwo baba bindeba aha umugabo mbona ni wowe wenyine nkubwiza ukuri ariko ku munsi buriya hari ukuntu ushobora kugenda nkava fata umugabo nkamujwigiriza kuko ureba gusa ni icyaha rero ugira ifuri sindabona umuntu atagufuhiye se sheri nawe ntugakabye ikibazo nta nubwo uri gufata ko kunywa ciyazi basi ciyazi ariko rero abagore mugira wayini zanyu kabisa kasesi kameze neza none harimo akantu gasigara mu kanwa umaze kumira karyohere akanyene kaba kari switi hanyuma se gahunda kuri gahunda ngiye gahunda kuri gahunda kuva ahantu naboneye kuri porodi yanjye utakiza gusa ngo tugume mu rugo tugume mu cyumba nyine dusohoka nkabona turagendana gahunda reka uriya mbere wibuke niwe wabyangaga ntabwo wabikundaga ariko aho utangiye kubikundira n'ahataranzajya nkujyana nanjye rero gahunda kereka igihe utayishakiye n'ubu se iyi n'ubu nta kibazo hanyuma rero ibintu wari wambwiye kuri telefone nkabyibajijeho kambanze nguhe nako kubura ndabona utari kwigaburirira neza iyo nkaguhaye urumva kameze gute
Sawa. Wangera. Acha. Aho none ibyo bintu twabivuga. Kwanza mbere na mbere amafaranga yo guhindura ibisuko nta bisuko ugomba kumarana igihe kirekire ni ukwezi. Uziko ibyaje ubundi noneho utatumye mara n'ibyumweru 3. Hayi ubushize wari wishyuye 80. Iyi 80 na tip ya 2 namuhaye. Ase 2 buriya 2 uyu muntu ukabona byamumarira ikigo. Urumva ni babandi ngo baba basoza umuhereza ka 2 n'ubundi baba bari bubahe. Akira y'ibisuko ubwo uzaza kumfata se kuko naguma ya transport. Oya ndashaka kukwijyanira. Okay. Nagusigaye. Hanyuma nkagaruka kugutora. Urakoze cyane. Aya ni ay'inzu. Hanyuma inzu yo ndashaka kuzashaka ukuntu nyishyurira rimwe hishyura nk'umwaka wose. Hasi umwaka wose. Urashaka kumbara mu muhanda nasaze ndi kugenda niruka. Umwaka wose. N'ubu se noneho nzaguhemba iki koko? Kizamemba ntuzakibura ntukizi. Ndakizi. Urakoze cyane. Noneho n'iby'inzu nta nubwo numvaga kukibyibuka pe. Byose biba biri mu mutwe wanjye. Thank you. Urakoze cyane. Nanjye niyo mpamvu kereka nyine igihe utanshakiye nzaba mari ku bwawe mwiteteshereze. Abona hano nyine wenda hari abantu ntabwo nabona ukuntu mwitaho neza. Ariko bizi ko uri mu rugo ufata neza. Ndabizi. Ariko rugomba no gutinyuka no mu bantu ureguka ukigaragaza. Njye nta kibazo. Ikibazo se mbafite ntabwo kizi. Ikizi. Hariya iwawe nyine. Wanjyeho buriya ari danje. Erega namwe muba mwaragiye hakiri kare ugasanga. Ariko turahari. Duhari ntabwo tuba twarabibagiwe. Urumva? Nyine ndagushimiye ko mba amafaranga yo kujya muri salo no kwishyura inzu. Kandi nyine urabizi nanakwitaho nkagukorera ibintu byose ushaka. Nawe nubwo nkorera ibintu byose nshaka. Turakundana sibyo? Umva njyewe ni cyane. Rero nk'abantu bakundana kandi nyine bakundana cyane hari ikintu nashakaga kugusaba. Hari ikintu se nakwima? Nta na kimwe. Nyine sheri. Karame. Sheri wanjye nkunda. Urumva? Mwiriwe. Urakoze. Nyine urumva? Umaze kungeza ku bintu byinshi ariko nyine uba usanga ibintu byinshi unkorera ngo ni ukunyishyurira inzu, ukanjyana muri salo, ukansohokana ahantu heza, ukamahera wenda sitoke. Nyine ibyo ni ibintu byose biba biza bigashira, ubu ejo bundi ukongera ibindi. Rero nari nagize igitekerezo cy'uko nyine umfashije nka sheri wanjye nyine. Umfashije nyine tugashakana ko ukanshakira cyangwa se tukareba umuntu akadushakira ukagira.
akadushakira nkagira nyine rasa ku ntego ikintu nyine ndi gushaka kukubwira nyine numvaga nyine sheri ikintu rero gutinya kuvuga ni igiki nyine ikintu ndi gushaka urumva nshaka nanjye ikintu cyanjye mfiteho uburenganzira bwanjye nyine numvaga ko none se ntumfiteho uburenganzira ninjye kintu oya we ntabwo ari ikintu uri umuntu nyine numvaga wangurira ikibanza wenda tukagenda tukareba ahantu heza ukagura nk'ikibanza wenda kitarengeje $50,000 icyo kibanza nyine kikanyandikwaho ku buryo nanjye nyine mba mfite ikintu kinyanditseho mvuga mfite ikibanza ahantu kuno kuntu nkodesha uvuga ngo ugiye kunyishyurira umwaka wenda ibyo bikarangira igihe kikazagera ukanyubakiramo inzu nziza cyane nziza ariko sasa uzi ko mutanyurwa nta n'isoni ariko uzi ko ibi byose ngukorera ntukagire ngo waruta umugore wanjye ntabwo waruta umugore wanjye uko byagenda kose umugore wanjye twabyaranye twasezeranye twabanye twaruhanye ntabwo wamuruta kugeza n'ubwo ibyo ngukorera wowe bitaguhagije urumva bitaguhagije ngo uri bibanza bikwandikeho kugira ngo ugire ikintu nawe ugira cyawe reka nkubwire niba ari n'ibyo bitekerezo ufite ntabwo bishoboka hanyuma se urumva ntabwo bishoboka nta kibazo reka nanjye nkwibarire kubizi ko ufite umugore wawe njye waje kuntereta unshaka hirya naje kugira ne kuntereta nagira ngo be muri ibicucu niba urabaza kubasobanura ntabwo mwumva urabona ikintu yaranyiciye we ntukabyara harega abantu bamanika agati bicaye bajya kugamanura agahagarara uyu mukobwa nicyo yaranyiciye urangije uragiye wakurikiye gusa w'abandi uvuye muri repetisiyo avuye kwitoreza kuvuga w'abandi avuye kwakura ariko se dafi mwese ko mwaraha nigeze mbabwira kwigira kabutindi ngo mujye mu bagabo b'abandi ahubwo no kukwica baba bakwiciyeyo nababwiye ko mugomba kwita ku bagabo bacu cyane rwose utaramugira akamutegereza igihe kikagera akamukorera buri kimwe cyose nk'umugabo we